hari umuntu wambwiye ngo Imana ntabwo ari umukristo, ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ko kubaho wishimye bidasaba kugendera kuri ibyo ngibyo. Kuba ngo Imana ntabwo ari umukristo ntabwo ari byo bintu bya mbere byakugira kuba wakwikorera ibyo ushaka, kuko tuzi Kristo ninde, tuzi n'Imana ari inde. Tuzi ko papa wa Kristo ari Yehova, cyangwa se reka tuvuge Imana kubizera Imana. Kuba rero Kristo ari Kristo ntibivuze ko Imana ari umukristo, kuko Imana ntabwo ikurikira Kristo, ahubwo Kristo akurikira Imana cyangwa se akurikira Yehova, kuko turabizi neza ko igihe kizagera ubu bwami bwose mureba buzayoborwe na Yehova. Rero abantu baza muri ibyo nabyita ko ari nk'amatiku, ariko kubaho wishimye kuri iyi si byaturuka ku ki? Wabigenza gute kugira ngo ushobore kubaho wishimye uvuye mu bintu by'amatiku cyangwa se byo kujajinga ibijyanye n'amadini? Reka dutange urugero. Ese idini ryanyu uzima abantu bangahe? Ndagira ngo ube umunyakuri umbwire wagize ikibazo umuntu wo mu idini ryanyu. Umuntu wo mu idini ryanyu nibyo nari ndi kuvuga. Uzimonde yagufashije iki? Ese iyo muhuye umwiyumvamo gute? Buriya niyo mpamvu nyine uyu muntu nawe afite ishingiro ryo kuvuga ngo Imana ntabwo ari umukristo. Afite ishingiro ryo kubivuga. Ariko se abakristo bo mwe muraziranye? Mwe musengera muri abo bakristo? Tuzi amadini menshi, tuzi abakristo, abasilamu, abapagani, aba SDA cyangwa se 7 Days Adventist. Tuzi abantu benshi batandukanye cyane, cyangwa se tuzi amadini menshi atandukanye. Ariko mu by'ukuri ayo madini yose ugasanga bose ni abakristo, ariko bagatandukanwa n'iki? N'amazina. Rero ndagira ngo iby'amazina byo sinongere kubigarukaho, ariko tugarukeho wabaho gute wishimye? Ni iki cyatuma ubaho wishimye? Nge ntekereza ko atari amadini yatuma ubaho wishimye, ahubwo ntekereza ko ari amahame ugenderaho. Rero hari ibintu byinshi bihari byatuma ubaho wishimye, bitandukanye kure cyane no kuvuga ngo idini, bitandukanye cyane no kuvuga ngo mfite amafaranga, bitandukanye cyane no kuvuga ngo mfite ubutunzi bwinshi cyane ngomba kubaho nishimye. Tuzi abantu benshi babakire cyane ariko batishimye, ariko impamvu ituma batishima ni iyihe? Babaho bahangayitse bakeneye ibintu byinshi. Uyu munsi naganiriye n'umuntu arambwira ngo iyi si ifite umuntu ufite remote cyangwa telekomande uyobora buri kiremwa cyose, ngo nta mpamvu yo kubaho uhangana n'ubuzima kandi hari umuntu ufite telekomande uri guhangana nawe, uri kukuyobora ibyo gukora. Ibyo wakora byose wahangana utagira gute, niba urubaho urabaho, niba urupfa urapfa. Nge numvisha ibyo bintu yambwiye byari bifitemo logique, ariko namubajije uwo muntu ninde ufite remote? Arambwira ati nge simuzi, ariko uko bisa kose arahari. Ndamubwira ati uvugisha ukuri umbwira uwo muntu uri gutekereza ko yaba ari inde? Aravuga ati tugendeye ku bashoboye kubisobanura, hari abavuga ko hari karma, cyangwa se bakavuga Imana iri hejuru ya byose, bakavuga ibyo. Ndavuga ati gerageza mentioning. Arambwira reka twemere ko ari Imana ifite iyo remote. Ndavuga ati rero nimba Imana ifite iyo remote uyemera ko ari Imana, uremera principles cyangwa se amahame abantu bashobora kugenderaho kugira ngo babeho bishimye kandi bakirinda kugwa mu bishuko by'iyi si? Arambwira ati yego, reka twemere ko ari Imana koko. Ariko se kuki Imana yemeye ko abantu bamwe babaho bishimye abandi bakabaho bababaye? Nagerageje kumusobanurira ngendanye n'isi aho igeze, mubwira ko isi ifite ibyiciro bitatu. Hariho abantu baremewe kuba ari abayobozi nk'uko Imana ari umuyobozi, cyane ko ari umugenga wa byose. Rero Imana ifite staff igomba kuyifasha mu kuyobora iyo si yaremye. Noneho mubwira ko hari n'icyiciro cyitwa abafundi. Abafundi rero hakubiyemo abatekinisiye. Ni abantu bashobora gukora ibintu bishobora kugufasha gukomeza kubaho, guhangana n'ubuzima buriho kuri iyi si. Ntabwo abafundi ari aba bubaka inzu gusa. Umufundi ashobora kugukorera telefone, umufundi ashobora kubakira inzu, umufundi ashobora kugukorera imyenda wambara, umufundi ashobora kugutekera ibiryo warya byagufasha kubaho mu buzima bwawe,
umufundi ashobora kukuvura warwaye, umufundi ashobora nyine barasanasana iminsi ikicuma, niko abanyarwanda bavuga. Urumva muri icyo gice cy'abafundi harimo ibyiciro byinshi cyane. Noneho mubwira ko hari n'ikindi gice cy'abayede. Abo bayede rero bahari bagomba kubaho basafaringa kugira ngo bashobore kwafodinga cyangwa se kubona serivisi umufundi yabaha. Kugira ngo ubeho uba ugomba gusafaringa cyane. Ariko akenshi aba bayede nabo bashobora kubaho nabi babyiteye, mu gihe batandukiriye amahame agenga kubaho k'umuntu. Buriya uzarebe neza usomye Bibiliya, harimo inzira nziza ishobora kukuyobora. Ntabwo ari ishobora, ahubwo ni ihame, ni principle. Bibiliya niryo hame riyobora ibiremwa muntu. Kuko nubwo twese turi ibiremwa, buriya murabizi ko Imana ijya kurema yaremye ibinyabuzima, harimo abantu, inyamaswa ndetse n'ibimera. Ariko ibimera ntabwo bifite conscience yo gusoma Bibiliya, kandi ikimera aho kiberaho ntabwo gishobora kubangamira ikindi kimera. Kize kivuge ngo turashaka kutaba hano, nitwe dushaka ko haba gusa. Ariko twebwe abantu n'inyamaswa turi babi cyane, kuko inyamaswa zirya izindi. Rero n'abantu nabo barya abandi mu bundi buryo, kuko abantu bica abandi, abantu banyaga abandi. Abantu nibo nyamaswa mbi zikomeye cyane buriya, kuko zo zibikora zinabizi, zanabiteguye. Zikora blueprint cyangwa se igishushanyo mbonera, zigategura zikavuga ngo turashaka ko bari abantu batuye muri kariya gace tubamaraho, akaba ari twe tuhatura. Abantu bagategura bakavuga ngo turifuza ko ari twebwe tugomba kubaho dukomeye kurusha abandi, kandi bigakunda. Ariko ibyo byose abantu iyo babyiteguriye bagahatana ubwabo, bakihatanira cyangwa se bakirwanirira, ngewe mpamya ko baba bari kuvunikira ubusa. Kuko umuntu ikintu yambwiye ngo hari umuntu ufite remote, warwana utarwana, amaherezo yawe azaba yayandi. Niba urupfa uzapfa, niba uzakira uzakira. Uwo muntu ufite remote rero nta wundi ni uwaremye ibi byose. Murabizi iri sanzure ryacu ririmo byinshi tutazi. Akenshi dukunda kuvuga ko igizwe n'imibumbe 9, ariko bakunda kuvumbura indi mibumbe myinshi cyane abantu batigeze bamenya. Ibi bivuze iki rero? Bivuze ko ubwenge bw'abantu bukiri hasi cyane kurusha ibyo uwaremye iri sanzure yaremye. Hari byinshi cyane abantu bataramenya. Bahora bategura ko hari ibibuye bigiye kugonga isi, ariko ntabwo bizigera biyigonga, kuko niko uwaremye yabiremye. Ariko abatera ubwoba abantu bo bazahora bababwira ko ibyo bibuye bizagonga isi, nyine bumva ko Imana bashaka kuyerekana ko nubwo yaremye nayo itigeze itegura ko hari ingaruka zizabaho. Baba bashaka kuyigaragaza ko ari inyabinyoma. Ariko Imana ntabwo ari inyabinyoma, kuko imyaka imaze kuba 2,200 isi iremye ibayeho nyuma ya Yesu. Mbere ya Yesu ho isi yabayeho imyaka irenga biliyoni zirenga 6. Mbere yayo si 6 gusa, ahubwo ni biliyoni hafi 27. Urumva icyo gihe ntabwo umuntu yagombaga kubara. Ariko tugendeye ku byaremwe byose, abashakashatsi cyangwa se abize siyanse bagenda bavumbura hirya no hino, hari ibyo bagenda berekana. Rero tuvuze ngo tugendere ku mahame ya Bibiliya, byaba bitwaye iki? Aya mahame ya Bibiliya yaba atwaye iki koko tuyagendeye? Iri hame rya Bibiliya icyo ryadufasha, ridufasha gutandukanya umuntu n'inyamaswa. Uzareba umuntu wagendeye kuri Bibiliya kumenya ngo iki ni kibi, iki ni cyiza. Kunywa inzoga ni bibi, ariko iyo wanyweye nyinshi cyane, kuko twabonye ibitangaza Yesu yakoze. Kandi hari abantu benshi babyitwaza bakavuga ngo Yesu yahinduye amazi divayi, kuki atayaretse ari amazi kugira ngo abantu bayanywe? Uko nguko ni ukwibeshya rwose. Inzoga ni sodium ifite ikintu ifasha mu mubiri. Kandi murabizi ko Yehova ntabwo yigeze arema umuntu agamije ko umuntu abaho nabi. Yamuremye ashaka ko azabaho igihe kirekire cyane. Rero iyo umuntu ari kuvuga ngo reka mbyitwaze, Yesu yaremye yahinduye amazi divayi ni inywere, ariko uba ukeneye kwikontorora, kuko ibintu byose unyweye bikaba byinshi muri wowe,
aba ari bibi, birakwangiriza. Nubwo warya inkoko yose ukayimara ishobora kuguhitana, nubwo warya ibiryo byiza wishimira bishobora kukubera bibi muri wowe. Niyo mpamvu umuntu afite conscience. Imana yaremanye umuntu conscience cyangwa se umutimanama. Ni nk'Imana ituye mu muntu imubwira ati nyamara nubwo uri gukora ibyo bintu ni bibi. Uzarebe n'umuntu yari gukora ikintu arabimenya ko ari gukora ikintu kibi, ariko kubera inyungu abifitemo agakomeza agapushinga kugeza cya kintu kiba gikoze. Ariko iyi ngaruka imugereye atangira kuvuga ngo ni Satani yagize gute, yamushotse. Niyo mpamvu conscience ikurimo yikweretse ko icyo kintu ari kibi, uba ugomba kugira gute, uba ugomba kubyumvira kugira ngo wirinde ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuzahatinga cyangwa se guhaminga ubuzima bwawe. Niyo mpamvu nteguriye inkuru, nashatse ko niba uri mu idini runaka ukabona nta rukundo mufite, ukabona muhora mucirana imanza, ukabona ntimwishimanye, uzamenye ko ahantu uri atariho rwose. Gerageza ahantu wajya wabona ibyishimo, ku buryo nta mipaka, nta madini, nta sura, ntaki. Wowe ubwawe uziyumvishe ko aho wajya hose uzisanga ko aho ugiye uri kumwe n'abavandimwe bawe, ubabona nk'abavandimwe bawe, utababona nk'abandi bantu. Mu gihe uzabona umuntu nk'umuvandimwe wawe, ntabwo uzagerageza kumubangamira cyangwa ngo umukorere ikintu cyamugirira nabi. Gerageza umubonemo ishusho yawe ubwawe, ugerageze wishyire mu nkweto ze, wumve uko bimeze, wumve nyine ko ari wowe we. Ariko mu gihe cyose uzamubona nk'undi muntu, muzaba muhanganye kandi muzaba mufitanye amashyari. Rero ikintu cyose kijyanye no kubaho kuri iyi si, ngewe nabonye mugomba kwemera ibyo byiciro bitatu ko bihari. Hari abayobozi, hari abafundi ndetse n'abayede. Ibi bizabafasha iki? Ibi bizabafasha kumenya icyiciro cyawe urimo. Ese icyiciro urimo ugikora neza cyangwa ntabwo ukishimiye? Niba utacyishimiye wakora iki kugira ngo ukivemo ujye mu kindi? Birashoboka kuva ku muyede ukaba umufundi, birashoboka kuva ku mufundi ukaba umuyobozi. Ibyo byose birashoboka, ariko se uzabigeraho gute? Uzabigeraho na discipline yawe. Discipline nta handi uzayisanga. Niba ushaka kugira discipline, uzayikura muri Bible. Bible izagufasha kubaho wishimye, izakuyobora kandi izakurinda kugendera mu nzira z'ababisha. Ikintu bita Bible ndi kukibashishikariza, ni igitabo cyanditswe kera cyane, ariko kugeza ubu ngubu kitugaragariza ko hari amagambo yanditswemo agenda asohora ubu. Ni ukubera iki? Abo bantu ntibyerekana ko bari abahanuzi koko berekana ibintu bizabaho? Hari abantu bamaze kubona batunze, bibagirwa ko Yehova cyangwa se Imana yabaremye, bumva ko kubaho ari ukwirwanirira ubwabo. Ariko ndababwiza ukuri ko bibeshya, kuko uwabaremye arahari kandi azi icyo yabaremeye. Mu gihe cyose mutazakora ibyo yabaremeye, ntabwo muzigera mugira amahoro, ahubwo muzabaho mubabaye ubuzima bwanyu iteka ryose. Kandi mwibuke ko hariho abami babiri, hariho ubwami bw'isi n'ubwami bw'ijuru. Ubwo rero mumenye umwami muri gukorera ari nde, mutazicuza. Igihe kizagera habeho urubanza, hazabaho urubanza. Mu rubanza ruzabaho, hazabaho uwo wakoreye niwe uzaguhemba. Ubu buzima urimo gerageza ububemo nk'aho wabutijwe, ureke kububamo nk'aho uzabubaho iteka ryose. Cyangwa ngo uze uje guhindura principles ari muri Bible, wumva ko uje kuzana yawe, kuko we ntabwo uzaramba nk'uko Bible izahoraho. Bible izahoraho iteka ryose, nta kintu na kimwe kizagerageza kuyihindura ngo iveho, kuko kugira ngo haveho n'inyuguti imwe kuri yo buriya hari byinshi byaruta bikavaho, aho kugira ngo amahame ya Bibiliya ahinduke. Icyo nabasabira rero ni uko mwakurikiza amahame ya Bibiliya kugira ngo mubeho mwishimye.